kutubwira niba Korabo barayimuhaye. Korabo gute si ko yaragiye gushaka Korabo bakamukubita agapfunyika kako kayina kagaruka uko yagiye. Basanjizwe bidahura. Ni ukuvuga ngo kumva ko story nayo basonese namutari kubiyumva. Urumva? Jewe narakubwiye ngiye n'ishamba nzaryinjiramo. Hari cyo mutari kubona? Hari cyo mutari kubona umuntu atari kwinjira no mu ishamba? Amakuru zari kwabashakira no mu ishamba. Uribona? Cyonzo cyurasohoka mutubwira izina ry'uwo muhanzi. Uyu munsi kunda nayibahera mu ishamba. Akaba ngo inshirenze gufatira aho hantu. Ntabwo amakuru zari kwabashakira no mu ishamba. Uribona? Kaba. Karabo. Inkuru zari kwabashakira he? Koko. Hano sare n'imifatangwe. Kaba nugira yabwiye ngo ubwato bwagaye. Ubonye? Hajya ngo nubuhe. Dore ubu ntabwo rwanditseho koci. Muri abw'inyuma y'ubutukura. Ntabwo uri koci. Nibwo bubizana se. Ureka ntabwo bikuri ubu baza kujya mu Nyengano mu Mombasa. Reka nigire mu kamaro ngene tukumbura. Gusesera. Mezi inkuru. Reka komeza inkuru baza muri ngibyo murimo. Bari umubare. Niba imibare muyikoze iki? I don't give a fuck number. Godfa, muri kuko bageze kukubwira ngo kuri iyo foto ya Yesu, ngo nta kuri Yesu. Ukajya umwirengagiza. Ariko uziswingi z'abantu zibaha. Umuntu araza karakara kana kabyegereza umutima. None nk'abantu baza kwinda ngo ni gute ngo wishe ngo Godfa ndangwa Imana data. Kigora iki? Umeze uko. Imana data. ngo ugiye gusambana muri icyo gihuru ariko Cedric ariko numvano ibitekerezo bya Cedric biri kandi Cedric ngo hari umunsi umuntu azakugwaho papa kabwe kugasi uzangwa ariko cyamba ntiwaribonye se uzana agaselfie ariko ngo ese Godfather n'abantu bajya basangira sangira nare usangira iki anything kwarya ubugari se ngo harya kurya ubugari mu kabari so urumva rero kabano urumva babahaye shomo kwamva urukumva uyu muha ni byiza ko abantu mwabamenye urukumva ngiye bura ntabwo abantu maze kumenya urumva ntabwo njya mvuga nk'uri gupfa uri maramaze kubaha inkuru nababwiye mugende mujye kubyamamare byanyu urukumva makuru mfite nuko mu minsi mike bizaturika bigasandara urumva ribi izabatangariza abantu banywa kokayini mu Rwanda b'abahanzi uzabireba ariko reka nkubwire nka 60% bose bazabafunga. Wabonye ingaruka zayo cyane wabonye ukuntu bimeze waramwitegereje ura muntu ukuntu yabaye kabano esirananura kabano kuriya kunanuka nanura umuntu bagira ngo amushyiramo igitiyo mu nda bakamudaha ibirimo umva irica ntago inanura none umuntu uvuvuka kandi none ureka sana gray ntabwo ndi kuri tere ibintu yonza kubibabwira nkababwira ngo urumva mwari batene bya bigabo bya Godfather bro ariko nuke muri video ngo biravugwa ngo ntafite ibimenyetso ejo nzajya muri concert ya Bwiza nzakwereka amafoto uzumirwa none buriya industry yese ibugira ikibazo industry igira ibibazo umuziki ndikukubwira urukumva uyu muntu afite manager w'umudamu w'umuherwe urukunyumva ariko manager ari kurirayo twarika ngaho nawe ibaze miliyoni 2 ziri kuva muri rebo za buri byumweru bibiri miliyoni 2 muri ngo ni miliyoni buri minsi rero urumvise kintu yabiboru miliyoni 2 mu cyumweru ntabwo ari mu byumweru bibiri ayo mafaranga subwo barayabona niyo mpamvu kubwira ngo intambara amaze kuvuka ntabwo bagomba kongera kubihisha ariko nge ngaceceka urukunyumva iyo bivuze gutya nuko ngiwe nzi ko banyira ubwite bari buze kumenya icyo gukora bareka ibintu urukumva
kokayine ni ikintu cy'akaza mutwe bro. ese ubundi twakwitega agatangazo kamusezerera muri rebo mu minsi mike. Ndakurahira ntabwo uriya mukobwa ntabwo wamusezerera. ese ni n'umukobwa yaterwa n'uko umureba utinyuka kunywa kokayine ubwenge bwe buba bukora neza. Waje story nayitangiye karareka nicyo kibazo nawe wagize. Nahombye. Uri kuvuga ngo yagiye gushaka korabo. Agiye gushaka korabo aririmbye ucyamare kiravuga ati wapi kuririmba kwawe ntabwo uzize gusohoka neza tumura turebe. Abanyoye kukamugi. Anyoye kukamugi baravuga ati wapi ntabwo uri gusohoka neza. Reka tugushakira undi muti utuma ijwi risohoka. Urumva? Baba muhaye iki? Kokayine. Baba ku mugongo w'iki? W'ingona. Wagiye kuzana korabo yagarukanye agapfunyika ka kokayine. Urumva? Abantu muranga mutapinge screen. Dore gatima umuzungu hano ukora ari kwiruka. Niko. I love you too, Kelly. Neza sweetheart. So ariko se ubundi kabano n'ubundi ko ubundi ubakubita amafoto hano hanze ubundi bikaza kagize kakamo zitahanye. Yababa we uramenye. Ubundi wabishyira hanze. Oya. Retse agapfunyika nako gashyize hanze akora ibigize icyaha nyamuneka. Ariko karimo aretse abashaka kome n'umuciro umuntu nkabishyira hanze ni mwandikemo. Ndi kuvuga ni bande biteguye mwandikemo me n'umuceri. Ndabona hasi n'abatari kwandika ubu ngubu n'abashaki banga. Abo muri commentaire nabo bagize ubwoba ngo we wumena. Bagize ubwoba. Mutapinge tujye ku 100 mbereke ikigawe. Ibintu twihaye tuvuge. Ntacyo muri kumbwira ariko baratapinga ngo tujye mbere. Se baratapinga turi hano hejuru cyangwa uradukura ongera akagemu kamwe n'abakuru kugira ngo gitangira ariko amugane nibwo nashya muri ifoto kagaragara neza. Kugira ngo abantu batapinga muritegura mutapinge kugira ngo ntangire iyi nkuru tubirangize zikamwe zitahanye. Genda ukina akagemu kamwe uze ududuka. Okay. Abantu bose ko kabanahita yivumbura kabano ngo wivumbure ndakuzi banje kubisaba ugiye kunkura. N'ubundi reka tudde ku muceri tuwumene n'ubundi ni yare mbona mu accepting wagiye mutaping noneho mwese mutapingire rimwe n'ubundi tubimene n'umukino umwe turi bukine mubikore nk'abasambanya umusazi twagiye mwese mutapingire rimwe mwese uko mungana ubundi nkuru nyizane n'ubundi twende kazi isiki twagiye bagiye kudukubira gatatu. Hano gift yose yamara kuba gatatu twagiye mu dropping ama gift yose mufite baradukubira gatatu twagiye mu dropping ibintu byose mufite muva mu ndabo mukenga ibintu biremereye. Intare n'umwana wayo TikTok universe ibintu biremereye gusa mukuri bitangaza muri kuri ibintu biremereye. Iyi nkuru ndayivuga ntabwo ndi buyivuga ngo ndavuga ndazivuga rero bigire tapping screen twende kazi mutaping
Mutapi